Nyarwanda abantu bari mu mahanga bari hanze barimo banyumva cyangwa bumva ijambo ry'Imana, iki ni igihe cyo kongera kwegera Yesu, iki ni igihe cyo kongera gukenyera tukabyira Yesu ngo niyongera dukenyeze, iki ni igihe cyo kubwira Yesu ngo niyongera tugarura amatabaza. Abantu benshi turahumye, burya ntawafata itabaza ngo aritwikizeho intonga. Impamvu amatabaza yazimye ni imirimo mibi dusigaye twivurugutamo. Bantu gusenga ntabwo bagisenga, umuntu ari guhanura ariko afite ubusambanyi, umuntu ari guhanura agahanura ku businzi. Uyu mwaka ni umwaka ugoye, uyu ni umwaka w'agahinda n'umubabaro. Abantu bafite rero indirimbo, igitabo cy'indirimbo, baturirimbire umuririmbyi wa 23. Uwo muririmbyi bawurebeho cyane, kuko Imana yambwiye ngo ibisarurwa bireze, ni igihe cyo gusarura. None ko ari igihe cyo gusarura, ibisarurwa bikaba byeze. Ese amatabaza yawe aracaka? Ese mbese uracakenyeye aho ntiwaba warakenyuruye? Wirebeho muri iyi minsi, wisuzume kugira ngo kuko umusaruzi araje, ibisarurwa bireze, ni igihe cyo gusarura. Imana yacu nidufashe, kandi Imana ikongera ikavuga ngo icyo Uwiteka Imana yagambiriye no kugikora azagikora, ntawe uzakoma Imana mu nkokora. Kandi mureke mbabwire, uyu mwaka abantu bari mu gahuge, abantu bari mu rujijo. Imana nabwo yambwiye ngo iraje, imfuni nyinshi, abageni ni benshi, ariko nubwo abageni ari benshi, Imana yambwiye ngo abanyantege nkeya Imana igiye kubatambutsa, kuko imbere gatoya hari akaga n'amakuba, hari intambara n'ibigeragezo batazabasha gushobora kurwana. Imana igiye kubatambutsa kuko ari abanyantege nkeya. Hari n'abo Imana igiye gutambutsa atari uko ari abanyantege nkeya, ahubwo nababwiye ngo ibisarurwa bireze. Ese wakwibaza ngo mbese mw'ibyo bisarurwa naba ndimo? Irebeho wisuzume. Mu muhanda wageramo ukaba igisarurwa, mu nzu uryamye iwawe waba igisarurwa, mu bana bawe habamo igisarurwa, umugabo mwashakanye yaba igisarurwa, umubyeyi mwashakanye umudamu yaba igisarurwa, mu muryango wavutsemo habamo igisarurwa. Imana idufashe, Imana igiye gutambuka, igiye gusanga abafundi bari kubaka, abantu bari kubakisha amazu yabo. Imana igiye gusanga abantu bari kubikuza amafaranga kuri banki. Abantu babe maso muri iyi minsi, uyu mwaka wa 2025 tube maso, bahanuzi tube maso. Imana yacu idufashe itugirire neza. Muri iyi minsi rero bantu barakenyuruye, urasanga umuntu ntabwo akinyurwa n'uwo yashakanye nawe, urasanga umukobwa ari kwifata uko yishakiye, urasanga umuhanuzi nawe ari kwifata uko yishakiye. Imana yacu itugirire neza. Umuntu avuga ati kugira ngo nsenyere umuntu nuko yamanza yampa amafaranga. Reka nkubwize ukuri, ubwo umeze gutyo cyangwa bimeze gutyo nta bugingo uzabona. Yesu ntabwo yanywa inzara irahari, inzara irahari ni iby'ukuri. Kandi hari abantu benshi babwiwe ko inzara itazabarya ndetse n'inkota itazabageraho. Inyamara inkota y'Uwiteka irahari ku bantu batumviye Imana. Yewe waba warakenyuruye, yewe utagikenyeye, ufite agahinda n'umubabaro, Imana yacu nitugirire neza. Hari ikintu kibabaje Imana muri iyi minsi giteye agahinda. Ababyeyi benshi barimo bari kuburanya Imana. Imana yambwiye ngo nibareke kuburanya Imana. Hari abantu bari kuvuga ngo Imana ngo abana yabahaye ntabwo bazabashobora kubarera. Ese Imana ihagurutse ikakubaza ibyo wagiye urya umaze kuwubaka urugo kugeza ubu ngubu, rushobora kuba ubyaye 5 cyangwa se 3, abana bawe bari kwiga, ibintu Imana yagiye guha wavuga ngo wabikuye hehe? Ese ni wowe wibeshejeho? Imana yararakaye ku bantu baburanye Imana ku bintu bijyanye n'igihe kirageze. Nushaka uri hehe wicaye, nushaka ufite bya mirenge, ariko igihe kirageze. Imana nukuri ibintu ufite byose aho wicaye mu ibyo bihugu byo hanze izaguteza Abafilisitiya babikunyage, wongere ugaruke muri gihugu cy'u Rwanda
nta kintu ufite kubera ko waragiye urashayisha ababyeyi benshi muri igihugu cy'u Rwanda. Imana yabagiriye neza, baha umuyobozi w'igihugu imaze kumushira iramuduha, abana bacu bariga bararangiza batari bafite amashuri, bani babona amazu yagiye abubakira mu bushobozi bw'Imana yari yaramuhaye. Ari umuyobozi w'igihugu, bantu bamwe bararaga hanze, bantu bararaga ahantu hadafite umumaro, akaduhereza umuyobozi wacu akadukura muri za nyakatsi. Hari aho twararaga ku bishababa cyangwa se ibishangarara bino by'ibiturusu, hari aho twararaga ku bishogoshogo, imbaraga sari nyinshi. Abantu rero bahawe za matera ntago bakirara hasi, ariko abantu baribagiwe. Hari akaga n'amakuba abantu banyuzemo, ariko baribagiwe. Abantu babonye amafaranga baragenda bakandagira abandi, bamaze kwibagirwa. Abo barakenyuruye, umuntu bari kugera mu nzu yiwe ati sigaho inkweto zisige hirya, ubwo warakenyuruye. Ariko mbere Imana itaraguha iyo nzu wacaga bugufiya. Guca bugufi ntabwo bigiye kugenda iturinda. Mbese ibyorezo birahari byinshi, ndetse nta n'abaganga b'isi bazabasha kubivura. Kenzi Imana yo yonyine nizavura ico cago, nizavura ibi byorezo bigiye kuza kugariza isi. Igihugu cy'u Rwanda, Imana yambwiye ngo abantu ni bururuki, bongere bashe bugufi imbere y'Imana, bongere begera Imana. Aho bari barasezeraniye nayo, aho bavuganiye nayo barahavuye, bongere bahasubire, bongere bakenyere, bongere bakwete by'ukuri. Imana yacu idufashe tugirire neza. Kandi ubwo nk'abanywa insengero ngo dore zirafunze zigize ute, ntabwo rero insengero zafunze. Ese urusengero rwa mbere kwari umutima? Reka mbabaze bantu b'Imana, urusengero rwa mbere ni umutima. Aya ngaya ni amazu rero twinjiramo ubwacu. Rero iki ni igihe cyo gucomoka mu bantu ukajya ku Mana. Reka nongere mbisubiremo, iki ni igihe cyo gucomoka mu bantu ukegera Imana. Umuntu wegereye Imana ni ukuri ntabwo izamukoza isoni. Uyu mwaka Imana ije kurengera. Igihe kirageze Imana igiye kugaruka ku nsengero, kuzigarukaho kose. Nubwo yazigarukaho hazajya hakora umupasiteri wubasha Imana, niwe ugiye kujya akora mu rusengero nta kibazo. Abantu benshi bavuga ngo zirafunze, Imana iri mu kazi muri iyi minsi. Bashumba nabo barashayishije, badiyakoni baragenda bakata umurimo w'Imana, baragenda bawusindiramo, baririmbye basambaniramo, abakobwa baragenda batwite amada bayakuramo. Imana niyo mpamvu yababaye. Imana yambwiye ngo ikizira cageze ahera. Niyo mpamvu Imana yururutse ije guhana no guhemba. Ariko umupasiteri wubasha Imana, numva Imana imbwira ngo hari umuntu urimo mu gihugu ca Amerika ufite ikibazo n'urugo rwiwe, akabona yuko byanze bitazemera. Ariko Imana yambwiye ngo uwo muntu Imana irongeye iramwubakiye, ndetse nubwo abantu babona ko yasebye, Imana imurinze igisebo. Imana idufashe itugirire neza. Nabwira abantu bagiye mu mahanga bavuga ngo bari gushaka ubuzima, babona yuko mu Rwanda byanze, babona mu bindi bihugu bitandukanye ko ariho babonera intonge. Ariko niba warakenyuruye ukajya muri ico gihugu, muri ayo mahanga, Uwiteka Imana azagusangayo. Ntabwo uzabona amahoro, azakubuza amahoro. Kenze ico Imana igusaba, kenze nugera muri ico gihugu uko uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisabe ibintu bitandukanye. Ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, ari byo shopping dish,
amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 31 942 cyangwa 072 50 53 549. Emmanuel Katanga Service, umukiriya n'umwami. Reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize umugisha uturuka ku Uwiteka Imana udukunda kandi igakurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Reka tuvuge ngo ineza y'Imana nibane nawe kandi umugisha w'Imana ukomeho ndetse n'abawe bose. Hafi ndakorera mu bice bitandukanye muherereyemo, abari igice cy'amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'uburengera bwaryo. Reka mwese tubasuhuze kandi tubifuriza umugisha w'Imana. Imana y'amahoro ibagirire neza, Imana y'amahoro ibumvire, Imana y'amahoro ibahe ibyo mwifuza byose. Ndi kumwe n'umubyeyi hano niwe tugiye kuganira muri kano kanya. Ngize umugisha ko nawe n'umukozi w'Imana aracyafite umwuka w'Imana. Niwe tugiye kuganira nawe muri kano kanya. Icyo nabasaba kugira ngo mubane natwe dutangirane tugeze ku musozo. Icyo nzi cyo nuko muri bwungukiremo, icyo nzi cyo nuko ubugingo bwa benshi buri buhembuka. Reka muri kaze ku Musaraba TV. Turagusuje mu izina rya Yesu. Amen. Namahoro. Amahoro, turashima Imana. Yego. Ko mutuje cyane. Nakabeho. Nakabeho, akavura kaguye. Kabeho kabishe. Ariko abantu bari bamaze iminsi banifuza imvura. Yego. Nimba ko twabishimira Imana byo. Tujya kuvuga ngo biva mu kuboko kw'Imana byose ntago abari ibintu ko bajya bavuga. Yego. Meze neza ariko. Meze neza. Tugwaye ikaze ku Musaraba TV. Amen. Uratangira mutwibwira nubwo mbere tubabonye muri bwira baduteza amatwi. Ndashima Imana kuko uyu munsi Imana yawumpaye. Hari benshi babishatse ntibabibona. Nshima Imana rero ko yaciye inzira kabangeze ku Musaraba TV. Imana rero iduhana umugisha. Birashobora kuba abantu batanzi. Nitwa Tuyisingize Oliva, ndi umugore. Mfite umugabo, mfite n'urubyaro. Birenze ibyo rero Imana iduhane umugisha. Ariko cyane cyane ndi umuvugabutumwa wahamagawe n'Imana, ntabwo nahamagawe n'abantu. Hari abava bati ndi umukozi w'Imana. Ariko umuntu w'Imana cyangwa se umwana w'Imana numva ari byo byiza. Yego. Bujya kuba umukozi, mbona umukozi hari igihe kigera agahabwa manda y'akazi yahawe. Ariko twebwe nahamagawe n'Imana. Imana rero iduhana umugisha. Yego. Ariko ziko ko kantu kuvuga ngo ndi umukozi w'Imana, iyo kontari irangira agenda. Iyo kontari irangiye uragenda. Iyo uri umukozi mu rugo ntiba wemerewe kugenda mu byumba. Hari nawe utanakandagira utahemerewe. Ariko umwana hose aba ahemerewe, ntahakingiranwa. Ajya n'icyo ashaka. Ajya n'icyo ashaka. Ariko iyo uri umukozi baragukingirana nyine. Nta cyizere bagufitiye bakugiraho amakenga nuko nguko. Ariko umwana uko yaba ari kose, umwana ahabwa ikaze. Ngo abantu bavuga ko abakozi Imana ntibayobye nimba uko bimeze. Kuvangura umukozi aho kuravuga uti ndi umwana w'Imana cyangwa se nahamagawe n'Imana, nahawe ntuza gutumika mbihawe n'Imana. Kuvangura umukozi rero, reka umukozi yanigena nijoro bakwirukana bahanaguhambiriza. Bakaba bati taha genda. Unahembwe rimwe na rimwe, anigiye bagukubita, nigiye birira inyama ubundi baguha ibijumba, nuko bimeze. Akenshi nta nugurira nk'irya ba boss. Hari n'igihe ukora rakuburetwa akabaho nakatabaho. Ubundi umukozi hari igihe abafashwe nabi cyane. Ariko umwana rwose ndumva aho hantu biba ari byiza. Yego, rero twishimiye kubana nawe kuri uyu munsi. None mu rugo rw'Imana, mu rugo rwa so, imirimo ujye ubasha gukoramo ni iyihe nk'umwana mu rugo? Kuba ndi umwana mu rugo, ngabura iby'Imana, Imana inyujemo nkakivuga. Abarwayi Imana yampaye ubwo bushobozi cyangwa se yampaye izo mbaraga zo gusengera abarwayi. Nibyo ngibyo. Yego. Mu magambo make uri umuhanuzi, umuvugabutumwa, ufite n'impano yo gusengera abarwayi. Yego.
abantu bafite uburwayi mwabyumvishe, ntimwongere kugira ikibazo cyo guhura n'abatubuzi. Dufite umuntu ukiri mu mwuka w'Imana bemeje kujya basengera. Ibyo mvuze ni ukuri, ni ukuri. twebwe twishimiye kubana nawe kuri uyu munsi rero, kandi tuguhaye ikaze. Nkunda kuvuga ngo ni ku muryango w'Umusaraba TV, mvuga hano ko ari mu muryango w'abana b'Imana. Abana b'Imana bagiye bahurira bagasubira mu by'urugendo, bagahugurana, bagahumurizanya, kugira ngo turebe ko urugendo twazarurangiza amahoro. Ijambo ryavuze ngo nta muhanga w'urugendo, ariko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga akazajya dushoboza. Uriva iyi minsi uri umukristo ujya ukorera Imana, ariko turi mu minsi, ni iminsi mbona ko igoranye cyane. Ujya usengera abantu batandukanye, ariko njya nibaza ikibazo muri minsi kikanyura, nkavuga nti se ibibazo kuba biri kuza ari si uko abantu batakigira umwuka wera. Ariko nareba n'umuntu uri gusenga benshi iyo ngize umugisha wo kubabona mu bantu 10 nkabura n'umuntu uri gushaka, uri gufite ikibazo cyo gusaba imbaraga, gusaba umwuka wera. Kubera iki abantu badashaka umwuka wera muri iyi minsi, kandi ubwo twari tugeze mu minsi yo gukenera umwuka wera kugira ngo batuyobore? Ubona biterwa n'iki? Iyi minsi ni iminsi irgoye, ni iminsi y'ubuhenebere. Ni igihe abantu amatwi asigaye abarya, ntibacumva ijambo ry'Imana. Umuntu bamubwira ngo igitangaza kirabaye, nyamara n'umanje bamubwira ngo niyihane, akagendera muri ico kigare. Yabona rero ibintu bamubwiye ntibisohoye, cyangwa se bana bimubwira kubera ko atabaye maso ngo yirinde yitandukanye n'icaha, akavuga ati abahanuzi barabeshye, akagenda agashayisha, agasubira mu byo yanze. Niyo mpamvu kubona abantu benshi barimo bagenda basubira inyuma bagwa. Yesu ajya kugenda avuze ngo nzabasigiye, ngo simbasize mwenyine, mbasigiye umufasha ari we Mwuka Wera. Nibaza kuki ese Mwuka ntabwo ukeneye muri no minsi kugira ngo tureke ko abantu wabafasha? Umwuka Wera ibisanzwe, Umwuka Wera twarawuhawe, ariko tugeze nyuma turawiyambura, tuwikuramo, cyangwa se abantu bawikuramo. Umwuka Wera twarawuhawe. Icambere twasigiwe Umwuka Wera. Umwuka Wera ico utumarira ni ukudutsindishiriza icaha. Hari Umwuka Wera, Umwuka Wera ntabwo ukubwira ngo ujya kwiba, Umwuka Wera ntabwo ujya kubwira ngo ujya gusambana, ahubwo Umwuka Wera ukubwira ngo kiriya kireke, uwo niwe Mwuka Wera. Umwuka Wera undi twarawuhawe, ahubwo ko twagiye tugira ute tuwiyambura. Ukabona kwiyambura Umwuka Wera byaratewe n'iki ku bakristo b'iyi minsi? Ubundi hari abantu bihamagaye, hari n'abahamagawe n'Imana. Umuntu rero bujya wahamagawe n'Imana kugira ngo ave muri urugendo biragoye. Biragoye, naho yatana nta mahoro. Ariko umuntu gususa n'uwakurikiye abandi, akabona abandi bagenda, nawe akagenda yirukanka bakurikira, uwo nguwo agwa vuba. Bisaba ko umuntu haguruka afite intego. Hari ijambo abantu benshi bakunze kuvuga ngo abantu bibagiwe intego y'urugendo, baha agaciro impamba y'urugendo. Bafashe urugendo bahabwa impamba, ariko bageze hagati mu rugendo intego ya rwa rugendo bafite. Ni nk'urugero, nimba ngiye mu mujyi ngiye kujya kurebayo Olive, nagira Nyabugogo nkabagira ko ngiye kujya kureba Olive, impamba bamaye nkayitsinda Nyabugogo ntageze mu mujyi. Abantu benshi muri no minsi iyo urebye rero usanga twamagariwe kujya mu ijuru, reka mbivuga gutyo, duhabwa ibyangombwa bizadufasha kugira ngo tuzagere mu ijuru, ariko tugeze mu nzira bya byangwa tubirira mu nzira tutaragera iyo tujya. Sinzi ibyo bintu byo bibona. Njya mbibona. Kugira ngo abantu twongeye, ndashaka ko dufatikanya tukibutsa abantu guha agaciro intego y'urugendo, bakaba baretse guhanga amaso impamba y'urugendo cyane. Siko bimeze? Akora iki? Iki ni igihe cyo gusenga, umuntu akongera akinginga Imana. Iki gihe cyo kwinginga Imana, abantu bakongera bagasubira ku isoko iya mbere yahozeho, abantu bagasubira ku isoko. Naho badasubiye ku isoko, ibintu bizakomeza bibe bibi. Kandi mu isi nta mahoro yo mu isi twabona kiretse kwa Yesu. Nta handi amahoro ari, ni kuri Yesu. Naho mu isi nta mahoro. Rero abantu bakwiriye kongera gusubira ku isoko by'ukuri.
kandi binginze Imana nizere ko izabibashoboza. Yego. Reka tugushimire ku mpuguro, twari turi mu kanya ko gutanga impuguro no kuganira. Tugushimire ku mpuguro nziza utanze. Reka tugere no ku butumwa Imana yagushyize ku mutima yagoye kugira ngo uhe abantu. Dukurikiwe n'abantu batandukanye ku isi yose, tugiye dufite abantu bagiye badukurikiye. Ibyo byose ndeko iby'Imana yaguhaye, impamba yaguhaye, tugiye kwicara turye kandi nzi ko turahaga mu izina rya Yesu. Reka ngusabe noneho ugiye gusenga Imana, ubundi wisanzure uko umwuka kuyobora, ugende uko nguko. Ni karibu. Mana turagushimye, izina ryawe uragicubahiro, uracari ya Mana ivuga bikabategeka bigakomera. Mana turagushimye muri aya masaha, turagushimye umwanya uduhaye, izina ryawe rihabwa icubahiro. Mana data ba twese turahangaha turi imbere yawe, twageze ku murimo wawe. Mana hari benshi bakwitabye atari bazima, twebwe twakwitabye turi bazima, nakwitabye ndi muzima, izina ryawe icubahiro. Mana nyagora ku ngoma, turasenze uyu mwanya, turawusengeye, mboje ikirere kizima, mfunze amarembo y'ikuzimu, ndananiza mwami imbaraga z'abadayimoni, ndaboza ikirere kizima muri aya masaha. Mwami imbaraga zitari zawe, izo Uwiteka tuzitwikishije umuriro w'Imana, amaraso ya Yesu naza tugote, izina ryawe icubahiro. Reka mwami Imana rero tugiye umwanya w'ijambo, abagiye kumva ijambo Mana ndasenze mu izina ryawe Yesu, reka ubane nabo, kandi mu izina ryawe Yesu ijambo rirahiga rikavumbura. Reka uri bwumva ijambo wese Mana data ba twese, Uwiteka rimubere inkomezi, rimubere ingabo imukingira, izina ryawe icubahiro. Nanjye ngiye kurivuga mu izina ryawe Yesu, uzubane nanjye, undinde kwishira hejuru, undinde kwihimbaza, undinde kwikakaza, undinde kuvangura vuze utavuze, mu izina rya Yesu Kristo. Kandi turi aha hantu twirukanye imbaraga zo guhora, dayimoni bifuhe, abo bose bakurweho, izina ryawe icubahiro. Shiye bugufi ndakubashe, icubahiro cyawe kishigwe hejuru, icyanyu Uwiteka kijye hasi, tubisabye twizeye, ni mu izina ryawe Yesu. Amen. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka hano muri Luka 12 umurongo wa 35 turageza ku murongo wa 40. Haravuga ngo umutwe w'amagambo, reka dusube mu izina rya Yesu. Haravuga ngo tube maso dutegereje kugaruka k'umwami Yesu. Muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake, mumere nk'abantu bategereza shebuja aho agarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azasa agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza. Naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo, bazaba bahirwa. Kandi mumenye ibi yuko nyirinzu iyaba yamenyaga, kandi mumenye ibi yuko nyirinzu iyaba yamenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso, ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azaba mu gihe mudatekereza amagambo y'Imana. Amen. Uyu mutwe w'amagambo nawuhaye kuba maso. Aha ni Yesu wabwiraga abigishwa be cyangwa se intumwa ze, aravuga ngo muhore mukenyeye amatabaza yanyu yake, ngo mumere nk'abantu bategereza shebuja kugeza igihe azazira. Imana yacu nishimwe. Ariko aba bantu nubwo babwirwaga bari basinziriye, ntabwo bari maso. Arababwira ngo rero barahirwa abantu Yesu azasanga ngo bakenyeye, kuko azicara akabahereza, ndetse agasanga bari maso. Abo bantu barahirwa. Ijambo ryatubwiye ngo nyirinzu azi igihe umujura yazira, yabaye maso, ntiyakunze ko inzu icukurwa. Rero ijambo ryatubwiye ngo duhore twiteguye ko tazi umunsi n'igihe umwana w'umuntu azazira. Imana yacu nishimwe. Rero iki gihe cya none Abanyarwanda cyangwa se abantu bari mu mahanga, Amerika aho hose, za Burundi, Uganda, za Kenya aho hose, ndetse no mu Buraya na za Kongo,
ni twebwe turi kubwirwa muri iyi minsi. Ijambo riratubwiye ngo duhore dukenyeye amatabaza yacu yake. Aya materaniro Yesu ayageramo asangamo abigishwa, harimo ingeri nyinshi, harimo abashumba bashumye intama, harimo intama, bahanuzi bari barimo, urubyiruko rurimo, ababyeyi barimo, abasore n'inkumi ndetse n'abasaza bari barimo. Imana yacu nishimwe. Ariko arangira bango nimuhore mukenyeye. Imana yacu nidufashe. Nabwira abantu ngo mbese muri iyi minsi muracakenyeye bagabo, muri iyi minsi muracakenyeye mwababyeyi mwe, muri iyi minsi muracakenyeye mwabakobwa mwe, mwabahanuzi mwe. Turimo tuvuga ijambo ry'Imana. Ese muri kurivuga mukenyeye? Mwirebeho twisuzume muri iyi minsi, kuko Yesu ari kutubwira ngo duhore dukenyeye mu mitima yacu amatabaza yacu yake. Imana yacu tugirire neza. Imana yacu tugirire neza kandi idufashe. Niyo mpamvu muri iyi minsi ijambo ry'Imana ryabaye ingumi. Ntabwo bacumva ijambo ry'Imana. Hari n'aho warisoma ariko ntibagutega amatwi. Imana yacu tugirire neza. Turi ku ijambo kuba maso. Abantu babe maso muri iyi minsi. Uyu mwaka wa 2025 tube maso. Bahanuzi tube maso. Imana yacu idufashe itugirire neza. Muri iyi minsi rero bantu barakenyuruye. Urasanga umuntu ntabwo akinyurwa n'uwo yashakanye nawe. Urasanga umukobwa ari kwifata uko yishakiye. Urasanga umuhanuzi nawe ari kwifata uko yishakiye. Imana yacu tugirire neza. Umuntu avuga ati kugira ngo nsenyere umuntu nuko yamanza yampa amafaranga. Reka nkubwize ukuri, ubwo umeze gutyo cyangwa bimeze gutyo nta bugingo uzabona. Yesu ntabwo yaduhamagariye amafaranga. Niyo mpamvu abantu bakenyuruye muri iyi minsi barimo basaba indamu kandi bidakwiriye. Imana itugirire neza. Imana yacu idufashe kandi twiteho. Abantu muri iyi minsi mbese bari gukubita hirya no hino. Ibibazo ni byinshi, intambara ni nyinshi, ariko umuntu uri maso nubwo intambara ziriho, nubwo ibigeragezo biriho, umuntu uri maso Imana iramugirira neza. Imana yacu tugirire neza idufashe. Umuntu wakenyuruye inzara iramukubita nabi. Umuntu wakenyuruye abura ubwishu bw'inzu. Umuntu wakenyuruye arasenga ntibyemere. Umuntu wakenyuruye buri wese amufataho ijambo. Umuntu wakenyuruye arasuzugurwa. Imana yacu tugirire neza. Twavuga ko muri iyi minsi ari igihe cyo kwinginga Imana, tugasaba Imana imbabazi kubera ko twarakenyuruye. Amatabaza yacu yarazimye. Abantu basigaye bavuga bati insengero zirafunze, nta matorero ariho, nta madini. Icyo nababwira cyo iyi ni iminsi Banyarwanda, abantu bari mu mahanga, bari hanze, barimo banyumva cyangwa bumva ijambo ry'Imana. Iki ni igihe cyo kongera kwegera Yesu. Iki ni igihe cyo kongera gukenyera tukabwira Yesu ngo niyongera dukenyeze. Iki ni igihe cyo kubwira Yesu ngo niyongera tugarure amatabaza. Abantu benshi turahumye. Burya ntawafata itabaza ngo aritwikizeho intonga. Impamvu amatabaza yazimye ni imirimo mibi dusigaye twivurugutamo. Bantu gusenga ntabwo bagisenga. Umuntu ari guhanura ariko afite ubusambanyi. Umuntu ari guhanura agahanura ku businzi. Umudamu ari kubakira ku nzaratsi. Umudamu ari kubaka ariko akubakira ku rugo nyamara afite abandi hirya no hino. Imana yacu nidufashe. Imana yacu nitugirire neza kandi twambike imbaraga. Uyu mwaka ni umwaka ugoye. Uyu ni umwaka w'agahinda n'umubabaro. Abantu bafite rero indirimbo, igitabo cy'indirimbo, baturirimbire umuririmbyi wa 23. Uwo muririmbyi bawurebeho cyane kuko Imana yambwiye ngo ibisarurwa bireze. Ni igihe cyo gusarura. None ko ari igihe cyo gusarura, ibisarurwa bikaba byeze. Ese amatabaza yawe aracaka? Ese mbese uracakenyeye aho ntiwaba warakenyuruye? Wirebeho muri iyi minsi, wisuzume kugira ngo kuko umusaruzi araje, ibisarurwa bireze. Ni igihe cyo gusarura. Imana yacu nidufashe kandi Imana ikongera ikavuga ngo icyo Uwiteka Imana yagambiriye no kugikora azagikora. Ntawe uzakoma Imana mu nkokora. Kamureke mbabwire, uyu mwaka abantu bari mu gahuge, abantu bari mu rushisho, abantu bari gushaka ubutunzi,
abantu bari kuvuga bati reka twidamarariye twishakire ibyatubeshaho. inyamara icambere nabashishikariza ni ugushaka Imana, ni ugushaka mu maso y'Imana, tukongera tukinginga, tukongera tukaniha. wasengaga rimwe agasenga kabiri, wiyiriza akongera akiyiriza, mbese tukasenga umunota ku wundi, kuko ijambo nanone riravuga ngo yemwe abibutse Uwiteka ntimugahweme. Imana yacu ridufashe kandi tugirire neza. ngo inzara irahari, navuga kuri iki kintu abantu barimo bavuga ngo inzara irahari. inzara irahari ni iby'ukuri, kandi hari abantu benshi babwiwe ko inzara itazabarya ndetse n'inkota itazabageraho. inyamara inkota y'Uwiteka irahari ku bantu batumviye Imana. yewe waba warakenyuruye, yewe utagikenyeye, ufite agahinda n'umubabaro, Imana yacu nitugirire neza. hari ikintu kibabaje Imana muri iyi minsi giteye agahinda. ababyeyi benshi barimo bari kuburanya Imana. Imana yambwiye ngo nibareke kuburanya Imana. hari abantu bari kuvuga ngo Imana ngo abana yabahaye ntabwo bazabashobora kubarera. ese Imana ihagurutse ikakubaza ibyo wagiye urya umaze kubaka urugo kugeza ubu ngubu, ushobora kuba ubyaye 5 cyangwa se 3, abana bawe bari kwiga, ibintu Imana yagiye guha wavuga ngo wabikuye hehe? ese ni wowe wibeshejeho? Imana yararakaye ku bantu baburanye Imana ku bintu bijyanye n'urubyaro. ikindi abantu benshi bafite abana b'abakobwa barimo babohereza mu mashuri bakiga, ariko biragatsindwa kugira ngo ubwire umwana ngo fata puridanse, nurangiza uyigendane mu mufuka urebe iyo gihonomo urimo ujyana mu mwana w'umukobwa, mbese ubugingo bwe urabona uzabukura hehe? Imana yacu nidufashe itugirire neza. Imana yacu nidufashe itugirire neza. kare niho nabwiwe ngo numva Imana imbwira ngo hari umuntu urimo mu gihugu ca Amerika ufite ikibazo n'urugo rwiwe, akabona yuko byanze bitazemera, ariko Imana yambwiye ngo uwo muntu Imana irongeye iramwubakiye, ndetse nubwo abantu babona ko yasebye Imana imurinze igisebo. Imana idufashe itugirire neza. nabwira abantu bagiye mu mahanga bavuga ngo bari gushaka ubuzima, babona yuko mu Rwanda byanze, babona mu bindi bihugu bitandukanye ko ariho babonera intonge, ariko niba warakenyuruye ukajya muri ico gihugu muri ayo mahanga, Uwiteka Imana azagusangayo, ntabwo uzabona amahoro, azakubuza amahoro. kenze ico Imana igusaba, kenze nugera muri ico gihugu ukongera ukisuzuma, kongera ukanihira Imana, kongera ukayisubiraho, kongera ugacana amatabaza yawe akaka, kongera ugakenyera. Imana izaguhera umugisha muri ico gihugu. Imana yacu idufashe. iki ni igihe kirageze. nushaka uri hehe wicaye, nushaka ufite bya mirenge, ariko igihe kirageze. Imana nukuri ibintu ufite byose aho wicaye muri ibyo bihugu byo hanze izaguteza Abafilisitiya babikunyage, wongere ugaruke muri gihugu cy'u Rwanda nta kintu ufite, kubera ko waragiye urashayisha ababyeyi benshi muri gihugu cy'u Rwanda. Imana yabagiriye neza, baha umuyobozi w'igihugu maze kumushira iramuduha, abana bacu bariga bararangiza batari bafite amashuri, bani babona amazu yagiye abubakira mu bushobozi bw'Imana yari yaramuhaye, ari umuyobozi w'igihugu. Bantu bamwe bararaga hanze, bantu bararaga ahantu hadafite umumaro, ariko baribagiwe. Imana yacu nidufashe iturengere itugirire neza. Amen. Haleluya, haleluya. Ariko ndebye abantu twakwisuzuma, turebye nk'igihugu cy'u Rwanda aho Imana yagiye idukura ikaduhereza umuyobozi wacu, akadukura muri za nyakatsi. hari aho twararaga ku bishababa cyangwa se ibishangarara bino by'ibiturusu, hari aho twararaga ku bishogoshogo, imbaraga sari nyinshi. abantu rero bahawe za matera ntago bakirara hasi, ariko abantu baribagiwe. hari akaga n'amakuba abantu banyuzemo, ariko baribagiwe. abantu babonye amafaranga bagenda bakandagira abandi, bamaze kwibagirwa. abo barakenyuruye, umuntu bari kugera mu nzu yiwe ati sigaho inkweto zisige hirya, ubwo warakenyuruye. ariko mbere Imana itaraguha iyo nzu wacaga bugufiya, guca bugufi ntago bikikurimo, ariko Imana irakwinginga ngo garukira aho ngaho. Imana yacu tufashe tugirire neza. uyu mwaka wa 2025 ni umwaka ushaririye abantu cyane,
ariko gusharira abantu kose, umuntu winambyeho, umuntu wegereye Imana, umuntu ukenyeye, Imana igiye kugenda imurinda akaga n'amakuba, Imana igiye kugenda iturinda. Mbese ibyorezo birahari byinshi, ndetse nta n'abaganga b'isi bazabasha kubivura, kenzi Imana yo yonyine nizavura ico cago, nizavura ibi byorezo bigiye kuza kugariza isi. Imana idufashe kandi tugirire neza. Nabwira abantu ngo abanyarwanda, cyane cyane iki gihugu cy'u Rwanda, Imana yambwiye ngo abantu nibururuke, bongere bashe bugufi imbere y'Imana, bongere begere Imana aho bari barasezeraniye nayo, aho bavuganiye nayo barahavuye, bongere bahasubire, bongere bakenyere, bongere bakwete by'ukuri. Imana yacu idufashe tugirire neza. Kandi ubwo nk'abanywa insengero ngo dore zirafunze zigize ute, ntabwo rero insengero zafunze. Ese urusengero rwa mbere kwari umutima? Reka mbabaze abantu b'Imana, urusengero rwa mbere ni umutima. Aya ngaya ni amazu rero twinjiramo ubwacu. Rero iki ni igihe cyo gucomoka mu bantu ukajya ku Mana. Reka nongere mbisubiremo, iki ni igihe cyo gucomoka mu bantu ukegera Imana. Umuntu wegereye Imana ni ukuri ntabwo izamukoza isoni. Uyu mwaka Imana ije kurengera umuntu wese wayinambyeho, ije gutabara umuntu wayinambyeho. Uyu mwaka Imana ije guhanagura amarira abantu barimo bari kurira, ariko n'inkoni y'Imana irahari. Imana idufashe tugirire neza. Aho imbere gatoya haratambuka umuntu ukiranutse kandi ubasha Imana, ariko Imana nabwo yambwiye ngo iraje, imfuni nyinshi, abageni ni benshi, ariko nubwo abageni ari benshi, Imana yambwiye ngo abanyantege nkeya Imana igiye kubatambutsa, kuko imbere gatoya hari akaga n'amakuba, hari intambara n'ibigeragezo batazabasha gushobora kurwana. Imana igiye kubatambutsa kuko ari abanyantege nkeya. Hari n'abo Imana igiye gutambutsa atari uko ari abanyantege nkeya, ahubwo nababwiye ngo ibisarurwa bireze. Ese wakwibaza ngo mbese mw'ibyo bisarurwa naba ndimo? Irebeho wisuzume. Mu muhanda wageramo ukaba igisarurwa, mu nzu uryamye iwawe waba igisarurwa, mu bana bawe habamo igisarurwa, umugabo mwashakanye yaba igisarurwa, umubyeyi mwashakanye umudamu yaba igisarurwa, mu muryango wavutsemo habamo igisarurwa. Imana idufashe. Imana igiye gutambuka, igiye gusanga abafundi bari kubaka, abantu bari kubakisha amazu yabo. Imana igiye gusanga abantu bari kubikuza amafaranga kuri banki. Reka mbabaze, ese ko murimo muvuga ngo amafaranga ubutunzi, ubu butunzi Imana kugiye kubunyuramo mubaraburira hehe? Aya mafaranga mwagundiriye murimo muvuga ngo murimo mwubaka za etaje mugira ute? Reka mbabwire, aya mazu muri kuruhira, mbabwire ngo abantu benshi bagiye kuyamburwa. Hari igihe agiye kwicarwamo abantu bubasha Imana. Iki ni igihe Imana igiye guha abantu umugisha. Iki ni igihe Imana igiye kunyaga, ariko niba bubasha Imana ntabwo izakunyaga. Imana itugirire neza. Imana yambwiye ngo uyu mwaka ingumba izaye gutwita, izaye kubyara. Hari ababyeyi benshi bashatse, ariko abana babo barabananira. Imana irambwira ngo mwongeze ibihe byo gusenga. Babyeyi benshi abadayimoni bazamukiye ku bana, kugira ngo mubashe kubasengera ni ugusaba imbaraga. Ntabwo uzabazimije itabaza, ntabwo uzabakenyuruye ngo ubone ukuntu wasengera umwana wawe. Imana idufashe tugirire neza. Bantu bari kurira ngo Mana turengera, waradutaye. Ntabwo Imana yadutaye, Imana ntabwo yadutereranye. Imana itugirire neza. Ntabwo Imana izadusiga, niko umuririmbyi yavuze, nta nubwo izaduhana. Imana idufashe. Natangariza umunyarwanda cyangwa umuntu uri mu gihugu cyo hanze, nimba waragiye muri ibyo bihugu byo hanze utaravuganye n'Imana, ufite akaga n'amakuba, ariko Imana iba yarakwicajemo, nkubwiye ngo Imana izagushikira, niko iri kumbwira. Muntu waje muri Kigali utaravuganye n'Imana, igihe kirageze. Imana igiye gusubiza abantu wabo mu byaro. Ntabwo ari ikinyoma, nta nubwo ari igipindi, ariko Imana igiye kubikora. Imana itugirire neza, itwambike imbaraga. Amen. Haleluya. Haleluya, haleluya. Imana itugirire neza. Imana iri kumbwira ngo iki ni igihe
abantu benshi ije kubatabara no kubagirira neza. Nta rubanza izajyana umwana w'umuntu kenza umuntu uva mu isezerano ari nta mpamvu, uwo niwe uzakorwa n'isoni. Imana yambwiye ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose bizaza ari inyongera. Imana idufashe itugirire neza. Igihe kirageze Imana igiye kugaruka ku nsengero, kuzigarukaho kose. Nubwo yazigarukaho hazajya hakora umupasiteri wubasha Imana, niwe ugiye kujya akora mu rusengero nta kibazo. Abantu benshi bavuga ngo zirafunze, Imana iri mu kazi muri iyi minsi. Bashumba nabo barashayishije, badiyakoni baragenda bakata umurimo w'Imana, baragenda bawusindiramo, baririmbye basambaniramo, abakobwa baragenda batwita amada bayakuramo. Imana niyo mpamvu yababaye. Imana yambwiye ngo ikizira cageze ahera, niyo mpamvu Imana yururutse ije guhana no guhemba. Ariko umupasiteri wubasha Imana, mbabwiza ukuri yuko uwo ngo ntabwo azigera akuba ku ntebe Imana yamushizeho. Imana idufashe itugirire neza. Bapasiteri, Imana yabwiye insengero naho byatinda bizasohora. Imana idufashe itugirire neza, itwambike imbaraga. Abantu bari kuvuga ngo nta mugisha Imana yabahaye, umugisha nyamara Imana yarawuduhaye. Abantu benshi bubakiye ku binyoma. Umuntu aravuga ati reka njye mu bapfumu nashakisha imiti nkayicururizaho, kabwira abantu bari gucuruza, yemwe abacuruzi bacuruza bafite imiti mukayisiga ngo niho muzabona amarongo. Mufitanye n'Imana urubanza. Imana ni ukuyegera mukongera mukayibwira ngo Mana waduhaye ubucuruzi utubabareye kuko tutabukoresheje neza. Imana idufashe itugirire neza. Yewe muntu ufite umunzani urimo unyonga ugabanya ibiro, ukiba abantu baze guhahira iwawe, Imana yambwiye ngo sigaho kuko ufitanye n'Imana n'urubanza. Imana idufashe itugirire neza. Imana igiye kunyuraho mu muhanda inyuzemo, turyamye mu buriri n'abagabo bacu inyuzemo, bana bajyamye n'abasore n'ingumi, Imana inyuzemo. Imana yambwiye ngo yemwe abakobwa mugarukira aho ngaho, izo mpinja murimo mwica muzazibazwa. Imana itugirire neza. Yemwe abakobwa bagiye mu rukingo mutarashatse, mutari ababyeyi, Imana yambwiye ngo mufitanye nayo iki urubanza. Imana idufashe kandi itugirire neza, itwambike imbaraga. Imana itugirire neza. Imana yambwiye ngo igihugu c'Ubugande gisenge cyane, abantu bagituyemo bahongeze ibihe byo gusenga. Igihugu c'Ubugande nico kivugana n'Uwiteka Imana, bongeze ibihe byo gusenga. Imana yambwiye ngo Ubugande ndi Imana igezemo, hari ico Imana ije gukoramo, ariko umuntu yubashe azabana n'Uwiteka Imana. Nuko nk'uko Uwiteka Imana arimo avugana namwe, Imana ibahe umugisha, ibagirire neza, ibambike imbaraga. Imana itugirire neza. Bantu nibave mu businzi, bantu nibave mu busambanyi, bantu nibave mu bugambanyi. Yemwe banyeshari, shari ntaho ryageze umuntu ufite ishari nawe mu bicanyi ni umwicanyi. Umuntu ufite ishari uwo nguwo nawe ni umurozi. Imana idufashe, Imana itugirire neza, itwambike imbaraga, kuko Imana yacu ni Imana itari intambira kibi. Rero Imana ibahe umugisha, utazi iyava ntamenye n'iyajya. Rero reka tugarukire aho ngaho, twongere twegere Imana, twongere dusabe tuyinginge, tuyisabe muri iyi minsi igoye iruhije. Iki ni igihe c'ubunebere, bantu basubiye inyuma, bantu barasinziriye, nyamara benshi bagiye gutungurwa. Nyamara yo nyirinzu azi ko umujura yaza, yashaka abadaso ndetse n'ingeragutabara akazishiraho akavuga ati ngaho rero nimundindire. Ariko ntabwo ari uko nguko Yesu akora canke Imana ikora. Imana ije gutungura abantu. Imana ibagirire neza kandi bambike imbaraga. Imana rero dufashe itugirire neza, kwambika imbaraga. Jambo rigireho ribakura, rigire naho ribashitsa. Ibyo nibyo tubasabiye, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. 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 Turirimbe n'iyi ndirimbo ya kangahe? Indirimbo bavuze ngo 23. Katuma tunyuzo mbere ko tukurekura umuntu ushaka kuvuga ati nta gitabo mfite cy'indirimbo ugasanga turamucikanye. 23 mu gakiza. Ntaco wagira.
umurima w'Imana ureze ni igihe cyo gusarura, mw'abasaruzi muze vuba gusarura ibisarurwa bye. Yesu ubu turakwinginga, wohereza abakozi bawe bateranye ibyo bisarurwa babigushyikirize mwami. Ubazindure kare cyane n'abandi guca mu muso. Ntabwo nyizi neza. Yesu ubu turakwinginze, wohereza abakozi bawe bateranye ibyo bisarurwa babigushyikirize mwami. Turekera aho ngaho. Amen. Ibisarurwa bireze, Imana idufashe tugirire neza. Haleluya. Yaratubwiye ngo kandi ubazindure kare cyane. Imana idufashe, isarurwa bireze. Uyu mwaka ibisarurwa bireze, reka Imana ibabwize ukuri. Ibisarurwa bireze, ibisarurwa bireze mu Banyarwanda, ibisarurwa bireze mu mahanga. Ibisarurwa iyo umuntu yahinze ibigori cyangwa se amasaka, iyo yeze aragenda agasarura, agahura ndetse akareba ahantu abishira, akabibika neza. Imana yacu itugirire neza. Irebeho rero, Yesu yaza yasarura atazasanga uri igipfu, atazasanga umeze nka cya kigori cyagiyemo nkongo, atazasanga umeze nka cya kigori barya kigasharira, azasange mbese uru urubuto rwiza yishimira. Imana idufashe, ahantu hose ibisarurwa bireze, ibisarurwa biraze muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ibisarurwa bireza ni igihe cyo gusarura. Reba niba weze Imana ikwishimira. Imana idufashe, iduhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Ubazindure kare cyane ndabandi mu gicamunsi, no mu gihe cy'umugoroba Yesu bahamagare bose. Yesu turakwinginze, ohereza abakozi bawe bateranye ibyo bisarurwa babigushyikirize mwami. Urahamagawe mu Kristo jye ndavuga udakererwa, kandi ubura amaso yawe ku mwami Yesu araza vuba. Yesu turakwinginga, wohereza abakozi bawe bateranye ibyo bisarurwa babigushyikirize mwami. Muze mwese duhaguruke dukorere uwaducunguye, hasigaye umwanya muto za kutugororera. Yesu turakwinginze, wohereza abakozi bawe bateranye ibyo bisarurwa babigushyikirize mwami. Amen. Haleluya. Mana yacu nishimwe, tuzinduke kare. Amen. Haleluya. Imana idufashe. Imana idufashe. Yewe muntu wahawe akazi, ukaba wicaye mu biro runaka ntavuze, ukaba warashayishije. Mana yambwiye ngo igihe kirageze, nyuze mu bantu bafite utuzi cyangwa se bafite akazi. Mana ibanyuzemo, ukuntu mwakenyure ni mwebwe mukuzi. Nabwiwe umuntu wahawe akazi n'Imana, rangije aragenda arashayisha. Bana bari kwicwa n'inzara,
mudamu ntabwo akiryama, mudamu arararira. Yewe muntu wafashe icyumba cyawe ukagenda ugata umudamu wawe ukamuva mu cyumba ukajya mu kindi, ukaba ufite divorce aho mu nzu, Imana ifitanye nawe urubanza. Yambwiye ngo ca bugufi uhuruke ku birenge by'Imana, Imana ikubone neza. Bitabaye ibyo ngibyo akazi kawe Uwiteka Imana araje akakunyage, ndetse no mu bisarurwa wabamo ukazaba wararuhiye ubusa nta bugingo. Kandi navuga gatoya, yemwe bantu barimo bakora divorce, izi divorce turimo dukora, kaba warasezeranye, nibyo nashaka kuvuga. Kabura kuvuga uti umugabo ntabwo akimbereye, kavanga umubyeyi mudamu ntabwo akimbereye, ufite akaga n'amakuba. Iki ni igihe cyo kwegera Imana. Aho ngaho warakenyuruye, naho waba uri umushumba kajana, kaba waradokoza divorce, nta bugingo ufite, wakoreye kuri zeru. Niba uri umuhanuzi kaba warakoze divorce atari uko umudamu yapfuye, ufite ibibazo imbere y'Imana. Twagiye turahira tukavuga ngo tuzatarukana n'urupfu cyangwa si Yesu aje. Mana iri kumwe ngo mwabapfapfa mwe, Yesu yo divorce murimo mukora, Yesu yaje cyangwa se urupfu rwaje. Aho ngaho mashinge agati. Mana yambwiye ngo abantu bakoze divorce, burya niba barakoze divorce umugore wa mbere ukamwanga ukaza n'undi, nawe mudamu ugafata undi mugabo, undi ukamujugunya ukavuga ngo ukoze divorce. Mugabo wa mbere w'isezerano n'uwo nguwo Imana ibona, nushaka ube wubatse, uwo ngo ntabwo Imana imubona, wa mbere niwe ibona. Wirebeho rero bisarwa ko byeze, Imana igasanga warakoze divorce atari uko Yesu agarutse, atari uko urupfu ruje, kandi wararahiye kavuga ngo uzatandukanwa n'uwo mushakanye n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Wirebeho. Imana ibafashe rero bagirire neza kandi ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha, imbaraga n'amavuta ntibikakubureho iminsi yose. Urakoze cyane ku butumwa bwiza utanze. Ibisarurwa igihe cyo kubisarura kirageze, ariko kandi ndetse no kwirengagiza tukajya tubona impfu zitandukanye. Abantu benshi bamaze iminsi bavuga ngo amagare rimwe na rimwe tubyumve tubiha agaciro, ariko iyo turebye turi kubona abantu bari gutaha cyane muri ino minsi. Maze iminsi mbyibazo nk'abane kubera iki abantu bari gutaha kuruta uko batahaga mbere. Ni abanyantege Imana yashaka kubacyura, Imana igutegura. Nkumva none mbyibajeho cyane, ariko ngize umushende kumwe nawe hari ukuntu babisobanuyeho, ariko ndi kubwira abantu duteze amatwi basubiza amaso inyuma barebe iri kugenda bibaho, impanuka ziri kugenda zibaho buri munsi umuntu akaryama agasinzira. Ibyo byose byatubera amasomo. Reka tugushime tugere ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko kandi hari ubundi butumwa usigaje udatambukije, aho kugira Imana ikugarurira ijisho itabona, waba utambutse nabwo ukaburangiza, ubundi tugasubikira ngo tukazongera tugasubukura. Yesu yaravuze ngo uwongera cyangwa se ugabanya azabona ishami. Yego. Ubujya kuvuga ivuze bikubera byiza. Ikintu navuga ni abantu bakagenda amashuri akabica, akavuga ati bwa bwo byose runaka cyangwa se nepo, ni kuki biriya bintu yabibonye, ni kuki namuhanuriye inyuma yatabarwa nyamara ntamenye. Icyo kintu rero ukaba ukigendana ugifitanye n'Imana n'urubanza, ntabwo ibyo ngibyo bikwiriye. Birashobora ko nepo ashobora gutabarwa kandi Imana ntimwemerere ko yagira icyo akumarira, ahubwo Imana ikazaguhemba mu bundi buryo. Mbwira abantu barimo bafata impano zabo bakirirwa bazibisha, bahanuzi b'ibisambo, bahanuzi kazi, mwirirwamo babesikoro. Muri Kigali mukesikoroka abantu b'abandi, mu Burayi aho ngaho, muri Kenya, za Tanzania na hehe, mukagenda mwirirwamo babesikoroka, mukababwira ibitangaza bitariho. Inyamara iki gihe mwaravuze ngo inkota ntizarya abantu, inkota irahari n'inzara irahari. Yesu ari kuzengunuka agasanga abantu benshi bari kurira, kandi umuntu wabihanuriwe nawe azahanwa kimwe n'uwahanuye. Yewe muntu wahanuye inzara ngo ntayizabaho,
inzara izaza ikurye. yewe umuntu wavuze ngo nta nkota iriho, iyi nkota niza izagufata. Imana idufashe itugirire neza. Inkota irahari n'inzara irahari. cyo nkubwira ni ukuri, wowe unyumva, uwahanuye n'uwahanuriwe bazahanirirwa hamwe. uwahanuriwe arazira iki ko yahanuriwe? Biri hano mu gitabo. arazira iki? Biri hano mu gitabo. Baraje bakamvangirwaho bakambwira ibitariho. Hano birahari. Ndazira iki ko nta mwuka mfite wo kubiromba? Hano birahari. Wadukize muri hano birahari. Imana idufashe tugirire neza. Mwanyemera nkahasoma? Mbo reka mpere hano ku uyu murongo nahita mpagera. icyo gitabo Yeremiya 14 umurongo wa 14 niyo ngiye guhera. Dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo Yeremiya ashinja abahanuzi b'ibinyoma ibyaha. Maze Uwiteka arambwira ati, abahanuzi bahanura ibinyoma mu izina ryanjye, sinjye wabatumye kandi sinabategetse haba no kuvugana nabo. Babahanurira iyerekwa ry'ibinyoma n'iby'ubupfu n'ibitagize umumaro n'uburiganya bwo mu mitima yabo. Nicyo gituma Uwiteka avuga iby'abahanuzi bahanurira mu izina ryanjye kandi ntabatumye, nyamara bakavuga bati inkota n'inzara ntabwo bizaba muri iki gihugu. Ati aba bahanuzi bazarimbuzwa n'inkota n'inzara. N'abantu abahanuzi bahanuriraga bazagwa mu nzira i Yerusalemu bazize inzara, haba n'abagore babo n'abahungu babo n'abakobwa babo, kuko nzaba mbasutseho ibyaha byabo. Amen. Amen. Hano haravuze ngo maze uzababwira iri jambo uti, amarira ahora atemba mu maso ku manywa na nijoro adatuza, kuko umwari w'ubwoko bwanjye yacitsemo icuho gikomeye n'uruguma rubabaza cyane. Amarira arahari ku bantu bagiye bababwira ngo nta nzara nta nkota, ariko inzara ikaba iri kubarya. Amarira Uwiteka Imana ari kuyabona. Bavuze ko muri iki gihugu nta nzara nta nkota. Ijambo riratubwiye, ubu ni ubuhanuzi butavangiye. Yeremiya ntabwo njyewe wabyanditse. Imana ibaha umugisha. Abo ni abahanuzi bahanuye, bahanura ibyiza kandi bidahari, cyangwa se bahanura ibyo Imana itavuze. Uwahanuriwe noneho nkanjye uje ukamanura ukambwira ati Imana iguhaye imodoka kandi ntabyo Imana ikubwiye, hari urubanza njye mfite? Ntarwo, ariko ahanini hari igihe gusa wenda amarira yanjye azagera ku Mana, Imana ikubiteho umuhanuzi. Hari ukuntu umuntu ari kuza yifitiye amarangamutima yiwe, yego, wanamubwira icyaha ntabe yacyemera, kandi bo bababwira ibinyoma ugasanga nibyo bari kwakira, nyamara ejo n'ejo bundi ugasanga bahuye n'akaga n'amakuba. Ubwo rero nta kintu wakwirirwa uza uri imbere y'Imana. Twavuze ngo shaka ubwami bw'Imana, ibindi byose bizaza ari iki? Ari inyongera. Yego. Panura inzara, nyihanurira umuntu ko ntayo, tuzakubitirwa hamwe. Inzara izanjya kandi na wa muntu abwiye ko ntayo izanamurya. Yego. Ibyo birumvikana. Imana tugirire neza. Idufashe ni ukuri. Reka tugushimire. Yego. Reka tugushimire tuvuge ngo Imana y'amahoro ikomeze iguhe umugisha. Murakoze. Mbere yuko turakurekura ariko tumaze tugusabe biriya byose, hari abantu bakufuza ko musengana, hari abantu bakufuza kuguhamagara bitewe n'impamvu runaka. Reka tugusabe mbere yuko udusengera Imana, uraduha nimero ya telefone, ubundi usengera abantu b'Imana. Ni karibu. Ni 0788 210 453. Yego. Imana iguhe umugisha, wadusengera Imana. Uri Imana nziza, uri Imana yo gukiranuka, uri Imana yera. Twumvise ijambo ryawe mu izina ryawe Yesu, yuko dukwiriye kuba maso
uwiteka tugakenyera kuko twakenyuruye. Ijambo ryawe rero ritugezeho Mana, ndasenze senyeye imitima yose yo mu bihugu byo hanze, muri iki gihugu cy'u Rwanda, abumvise ijambo ryawe mu izina ryawe Yesu. Iri jambo ribabera inkomezi, iri jambo ribabera urwego Mwami bakuririraho, izina ryawe icubahiro. Kandi abumvise iri jambo bagatsindwa uwiteka, ubakomereza amaboko, ubambike imbaraga, kuko bo ntacyo bakwibashisha, izina ryawe icubahiro. Ngaho rero nsenyeye imitima yose Mana yahoze yumva iri jambo, kugira ngo Mana ubahe umugisha. Natwe uwiteka twahoze Mwami imbere yawe tuvuga ibyawe, natwe tukubonereho umugisha. Duciye bugufi rero turakubashe, ni mu izina ryawe Yesu, amen. Urakoze cyane, Imana y'amahoro iguhe umugisha. Yego. Nshuti bavanywe mu duteze amatwi muri kano kanya, tubasaba umugisha kuko kubana natwe muri kino kiganiro kuba dutangiye kugeza ku musozo wacu. Reka tubabwire ko tuzasubira ubutaha, ariko kandi ibiganiro byo kumusaraba nakagaruka. Amahoro y'Imana abane namwe. Ciao ciao. uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisabe ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafitiye ibikoresho bikodeshwa, aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 31 942 cyangwa 072 50 53 54 9. Emmanuel Catering Service.